hari imanza nari mfite ariko ndimo nagenda mbishyira iruhande rumwe gusa hari biraniga byari birimo ku buryo nari nkeneye ibintu by'ubushobozi bwamfasha mu gukemura ibyo bibazo. Usanze ndimo kwitegura kugira ngo ndebe ko hari ahantu nasimbukira ngashaka uburyo bwo gukemura icyo kibazo. Ntabwo nabigurisha, nkeneye amafaranga yo gukemura icyo kibazo ku buryo bwihutirwa, kandi nari maze iminsi ntakora kubera ibyo bibazo by'izo manza. Umuntu nari ngiye gushaka umuntu wankize nibura nka 1M miliyoni imwe kugira ngo ndebe ko nabikemura. Ubwo rero ugize amahirwe usanze ndi hano. Papi se uyivunika nkuko wabivuze, nanjye maze kubaho umugabo. Ni ibintu byumvikana. Ntaba nyaguhaye nimba ntacyo bitwaye. Sinaba ngovunnye. Oya nta kibazo. Umuntu aba yarazanye impamba. Oya ngo nzaje kureba za nshuti twiganye kera bariya naba mbihoreye. Ariko papi simbi nta gahunda rwose, ntakwikira gahunda. Oya nta kibazo. Nta kibazo, ahubwo reka mpite mbikora none, nta kibazo rwose. Ariko rwose mbonerewe no kubona ka nimero kawe. Tugira ngo ndakugoye. Oya nta kibazo rwose. Nta kintu kimwe nakwibuka iki nivuga sinshobora kwibaza ukuntu ngiye mu kanwa kanjye mamiri bageze natinya umwuka ugatungwa mu kanwa kanjye nko kuvuga iriya nkende y'umugabo ngo shewa Imana yaremye umugabo wanjye yayesaba kuvuga ibijyanye yahaye shewa ntabwo umusheri ariko rero sibyo ariko Imana igira amakuko ibaze nk'uyenza gukira makira nagiye kuryamana na bigiye yari umugabo wanjye cyangwa data we asengera ndaje mwiture ndigenda ndaje mukomeje ko umva ukivuga gutyo uranyibukije wewe twaratanze ikirego. Urabizi yuko imitungo yacu iranturi turamyemo iratuje n'ibyo yadukorera byose. Byose byurabyibuka ma? Byose urabyibuka. Imitungo ari mari yacu. Ibyo ndabi ariko sinarizi ntaje kurwana nawe ntaje guhangana nawe. Ubwo rero byibukane n'amahirwe. Ubu tugiye gusubukura ikirego ugende ugeze hano none. Wawe nini? Wawe nini? Bimeze biti? Tuza ariko Tibere umubwira. Bakunzi ba film Inzira y'Umusaraba, iyi ni season ya 63 nkuko maze kumenyera kuri no YouTube channel de Amak Films Production. Nkuko maze kumenyera tugenda tubasesengura dukora icyitwa reaction kuri season ikurikiye cyangwa se episode tugiye kureba ejo cyangwa se turi burebe ku munsi w'ejo cyangwa se tuzareba bari gusohora ejo. No kuvuga ngo niba bakoze 63 reacting cyangwa se tugakora umusesenguzi cyangwa se ubusobanuzi kuri episode ikurikiye, ubwo yahiteba 51 uko amaze kwemenyera kandi subscribe ifungura inzogera kugira ngo tujye tuguma kubana, kandi niba ugeje umuntu tucyumva ubu busesenguzi ngiye kugukorera kandi subscribe utange like ndetse utange n'igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tujye tuguma kubana umunsi ku wundi. Aha nkuko mwamaze kubibana muri episode 63 hano uyu Rugema yari arimo yiyemera kuri Mukandori, arimo mubwira rwose ko nta kibazo na kimwe afite mu bukwe, ko ari fresh, ibintu bimeze neza, nubwo atarazi neza ikihishe ku muti baka Emile na kamarade bahaye mama Iribagiza, waje gutuma mama Iribagiza yibuka buri kimwe cyose Rugema yamukoreye kitari cyiza, ubuhemu yamukoreye, ubugambanyi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ariko ubwo ibyo byose byabaga, ikintu kire gitangaje kandi kinakubiye nuko ukwemera kwa Rugema yemeye rwose bikarangira. Hagati aho uriya mu diaspora wenda gushaka Isimbi akabaraje rwose bagapanga ibintu bijyanye n'ubukwe bwo babipangaga. Rugema ku musozo yaje kuba yataka bya bibazo bye by'amafaranga, murabizi by'urubanza, ngo afite urubanza ari gukora, ari gukurikirana, akeneyemo amafaranga, niko kuba yamuguza miliyoni. Uriya mu diaspora rwose ntiyabitinze, isamukubita amafaranga ifito kuri simukadi yamwereje rwose, bitamuguza miliyoni. Arambwira ati wewe kubera papa Isimbi rwose nta kibazo. Ubwo
nyine urumva ko Rugema murabizi ni umuntu ugize winca ku rukuntu then nubwo nahise nihuta tukajya mu byo mama iribagiza by'uko yakize icyo gihe diaspora yagiye, ariko akigenda nibwo twahise tubona ko Rugema yahise yicaza umuryango ari Mukandori, Fabiola ndetse na Isimbi, atangira kubabwira ko ubukwe bumeze nabi, ko rwose ibirori ari kubyitegura, ariko ubwo yabivugaga byose umuntu bita Isimbi yaje kuba yabyanga ndetse amuca no mu jambo, amubaza neza ukuntu agiye kuba yaharika mama we nkaho we adahari. Rugema mu kubura icyo amusubiza aramubwira ati uyu mugambi ngufitanyeho na mama wawe, ngire ngo abantu mwawe mukurikirana iyi filime muzi neza ko ubukwe bwa Rugema na mama Isimbi na mama Iribagiza ari ukugira ngo babone uko bafatisha aya mafaranga ya mama Iribagiza, ndetse babone inzu n'izo miliyoni 800 za mama Iribagiza zibajyeho, ndetse igihe bahita bakora divorce, nimara gukora divorce bakora iki, batanye pasu buri wese miliyoni 400 n'undi 400, ariko nubwo ibyo byose byabaga rwose Isimbi rwose byagaragaraga ko atabishigikiye. Uwo Mukandori na Fabiola basigaye bamwinuba kuko yahise yikubita yigendera, wumvaga ko bari kumubowaringa. Gusa nubwo ko dukora reaction, uramutse ugize ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, wareba muri description harimo nimero, ndetse ukaba watanga n'ikibazo ufite muri comment kugusubiza nyuma y'amasaha 10 rwose twagushubije. Ubwo noneho nta byari birenze, twahise tugaruka kuri Isimbi, kuri Iribagiza, Cyusa, mushiki wa Cyusa na mama Iribagiza. Ubwo mama Iribagiza bari kuganira uburyo yagiye akora ibintu bigiye bitandukanye, asoma Rugema, uburyo yavugaga ngo Rugema ngo sheri, ibintu nk'ibyo rwose. Mama Iribagiza wumvaga ko ibyo bintu nta n'ikintu na kimwe yibukaga pe habe, yibukaga ko nyine kwa kundi uba uri muri life cyangwa se gusinziriye nta kintu yibukaga. Mbega bisa nkaho nibwo ashobora kuba yaba yaranaryamanye na Rugema, ntabwo yari ari bube akibyibuka kuko nta control, mbega nta kintu akibuka pe. Niko gusa ko kumubwira ibintu yagiye akora byinshi bigiye bitandukanye bitashimishije Cyusa, bitanabashimishije rwose, aranicuza. Noneho byagera kuri Rurangirwa we bikaba akarusho. Ubwo Rurangirwa nawe urumva ngo yari yarataye mu meri, yarigenda avuga ati mama ari kuntera agahinda, reka muve iruhande njye kure. Then nibwo mama Iribagiza yazaga ubwo nyine Rugema yaje guhamagarwa na mama Iribagiza, azi ngo ni ibintu byiza cyane agiye kumva rwose. Mama Iribagiza akimuhamagara ati ngo sheri, mama Iribagiza akamubwira ati gashirame, ibyo bintu mwabyumvisha iyi filime yiza ahantu iryoshye bro. niba ukiri kumva aka story nandira kuri like, fata amasegonda 5 kandi subscribe, fata iminota 2 ujye muri comment wandike ngo dukorere season iyo ari yo yose ishoboka bazajya bakora, tube tugende. And then mu mwanya mutoya cyane mama Iribagiza yahise yataka kwa Rugema rwose atongana, ariko bashaka kumukoraho, ariko bakavuga ati aje hano kugira ngo tumukoreho agwe bibazo n'ibindi n'ibiki Cyusa gishaka no kurwana arinda amaboko, ariko byaje birangiye bamusohoye. Reka dukurikirane turebe episode y'umunsi w'ejo. Umunsi w'ejo ngo biraba byifashe bite. Ko maze kumenyera muzi ko basohora episode 6 mu cyumweru, kuwa mbere kugeza no kuwa gatandatu. Ku cyumweru ntago bakora. Ibi bizajya biterwa n'igihe uboneye iyi reaction tuba twakoze, kugira ngo ubashe kugenda natwe ujye ukurikira reaction tuba twakoze cyangwa se ubusesenguzi kuri YouTube channel The Amaka Films Production. Ibyo bintu tugiye kujya dukora, and then igihe tuzatera imbere muzabona tubahaye filime zacu nziza z'umwimerere zitari isesengura. Ciao, adios. Ikiraro si inkuru yo kureba gusa, ni isomo ryo kubaho. Filime inzira y'umusaraba iraduhindura, ikatubaka mu mutima no mu muryango. Igitero cyati abato n'abakuru barayireba, bakayigiramo isomo rimwe. Inzira y'umusaraba n'indorerwamo
remera